birashoboka ko byakubaho ukavuka ugasanga uri imfubyi cyangwa se ukanapfusha ababyeyi, birashoboka ko byakubaho ukaba umushomeri, birashoboka ko byakubaho ukaba umukene cyangwa se ukanarwara. Ibyo byose ni ingaruka z'ubuzima z'icyaha kiri muri ubu buzima bwo mu isi turimo. Aburahamu aha Loti inda ya bukuru aramubwira ati dore igihugu cyose kiri imbere yawe, tugiye rero uyu mwanya wo kugira ngo mwene data tuze kugira icyo dupfa kubera abashumba bacu dukomeze kugirana amakimbirane n'inzangano. Wowe hitamo ahantu ujya, nuhitamo iburengerazuba ugende, nuhitamo iburasirazuba ugende, igihugu cyose kiri imbere yawe, waho uri buhitemo uba ari hujya, nanjye ndaza gusigara, Imana irakomeza kugumana nanjye nta kibazo. Cyari igihe gikomeye cyo gufata Loti ngo amwikureho, ariko ntabwo Loti yagombaga kuvaho hatazi icyo bita conflict cyangwa se amakimbirane. Ntabwo Loti yagombaga kuzaho kugira ngo atandukane na Aburahamu atamaze kuza guhura n'igikomere cyo kuba ari kumwe na Loti. Nyamara Imana yaramubwiye ngo ubwo yagendaga ava iwabo agana kwa Labani, ageze mu nzira, ubwo yageraga ahantu akaryama akisegura ibuye akarota inzozi, urwego ruva mu ijuru ruriho abamarayika bamanukiraho n'abandi bazamukiraho, akabona Imana iri hejuru yarwo yicaye hejuru ku ntebe mu ijuru. Imana ikavugana nawe ikamubwira ngo ntutinye, nzagendana nawe, nzaguha umugisha kandi nzakugarura mu gihugu cy'iwanyu, nzakororotsa kandi amahanga yose azahererwa umugisha muri wowe. Yumva neza ibyo Imana avuganye nawe, ariko icyamukomangiye cya mbere rero icyo uba ukwiriye gukora ni ugukomeza kwizera ko Imana ariyo kwizerwa, ni ugukomeza kwizera ijambo twasomye rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza ntabwo ari bibi. Kandi nongeye kubasuhuza abakundwa bene data, nanone uyu munsi nishimye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Ni by'ingenzi, ni umugisha ukomeye Imana impaye akanya ko kugira ngo tubashe kuganira, biranezeza. Kandi namwe ndabashimira ko mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Gospel Harvest Network, ni umugisha ukomeye cyane. Munyemerere rero kugira ngo dusenge Imana ibashe kutuyobora mu kiganiro cyacu tugiye kuganira uyu mwanya. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana ikiranuka muri byose, ngushimiye urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi, kubw'umugisha umpaye wo kuza kuba imbere y'ubwoko bwawe. Mbere na mbere urushaho kunyeza kandi untunganye kugira ngo mbe igikoresho kizima, kuko ukorana n'abera Uwiteka. Twiyo turi mu isi yo turebye turacumura, dutekereze turacumura, ariko twiringira imbabazi zawe. Unyizanye na bene data tugiye gusangira iki kiganiro, uzacyumva wese azabashe kwakira kino kiganiro wamugiriye ibambe n'impuhwe kugira ngo abashe kwakira ubuntu bwawe. Ndagushimiye kubyumvise, umwuka wera reka abane nanjye kugira ngo anshoboze gusobanura ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Imana nishimwe cyane bwoko bw'Imana. Uyu mwanya rero nishimiye kugira ngo tuze kuganira ijambo rivuga ngo ntago nzigera mpusha umugambi w'Imana, cyangwa se sinzatakaza umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Ndumva ari byo wenda byavugika mu buryo bwumvikana neza. Guhusha no gutakaza ni kimwe wenda. Imana ishimwe. Sinzigera ntakaza umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Impamvu ni iyihe? Nuko iteka umugambi w'umwanzi Satani ni uwo kugira ngo dutakaze umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Rero ntibishoboka yuko dushobora gusohorezwa umugambi w'Imana tutabashije kuba maso, tutabashije kubigiramo uruhare. Imana nishimwe cyane. Hari igihe kenshi na kenshi abantu bavuga ngo ubwo nyine nzabaho uko Imana ibishaka. Yego, ubundi se iryo jambo kugira ngo uvuge ngo nzabaho uko Imana ibishaka, ni magambo make yo kuvuga ngo ngewe uruhare rwanjye ntarwo nshyiramo, Imana izakora uruhare rwayo. Njya nibaza ngo iyo Imana iba ari igomba gukora uruhare rwayo gusa, ntabwo byari kwirirwa birushya kuduha amahitamo ngo tujye tugira amahitamo. Imitekerereze yacu tugira amahitamo. Imana duhaye kugira amahitamo kugira ngo tubashe kuba abafatanyabikorwa nayo, cyangwa se dushobora no kuyangira kuba abafatanyabikorwa nayo kugira ngo ducinjire mu mugambi wayo. Rero iyo tuvuze ngo Imana izabikora uko ibishaka, mu magambo make ntago natwe tuba duhaye Imana, ntago tuba twubashye Imana ngo twibuke ko Imana yaduhaye icyo bita ubwisanzure cyangwa se ubwigenge. Ubwigenge ni kwa kundi umuntu afite amahitamo nyine, ashobora guhitamo kujya hariya cyangwa ntajyeyo. So iyo Imana riza kutwima ubwigenge, yari kuturema nk'amarobo. Irobo nicyo kintu gikora kuko cya programinzwe. Rero
ntabwo gishobora kujya hakurya ya programme bagiprograminsemo. Nuwango cyangwa kwa kundi ubona televiziyo hariya nyine, ntabwo iyo televiziyo ishobora kwishyiramo ibindi bintu ngo ifate indi sheni wowe utabigizemo uruhare, kubera ko ni wowe nyine uyikontorora, uba ufite remote cyangwa se icyo bita telecommande. Telecommande ni icyuma ukoresha kiza kuba kiri connected n'iyo mashini urimo gukoresha, na robo rero ikora kuko ifite programme. So Imana rero ntabwo yaturemye nk'ibyo bintu bimeze gutyo biprogramingwa bitaza kwimuka, bitaza kugira amahitamo yabyo. Ntabwo televiziyo ishobora kukubwira ngo ntabwo nshaka ko umplayinga ngo unshyiremo movie cyangwa se unshyiremo filime, ndashaka ko unshyiramo umuziki. Ntabwo yakubwira ngo ndashaka ushyiramo ikiganiro iki n'iki ngiki. Ni wowe bituruka mu bwenge bwawe ukayishyiramo ibyo ushaka. Imana rero si icyo yishimiye. Imana yishimiye ko tugira amahitamo. Hari amahitamo rwose yuko wakomeza kugendana n'Imana, yuko wakunda Imana cyangwa ukanayanga. Hari amahitamo yuko washaka cyangwa ntushake. Hari amahitamo yuko mbese buri kimwe cyose kifitemo amahitamo. Nubwo hari nibiza bikazanwa n'ubuzima cyangwa umugambi wa Satani, ariko dufite amahitamo rwose yo guhitamo icyiza. Imana ishimwe cyane. Rero niyo mpamvu tugiye kuganira iri jambo rivuga ngo ntabwo nzigera musha umugambi w'Imana cyangwa sinzahomba umugambi w'Imana. Rero ibyo ngibyo ni amahitamo y'umuntu. Uyu munsi ni amahitamo yanjye kugira ngo nze nicare hano kuri kamera nganire n'ubuzima bwawe. Nawe ni amahitamo yawe kugira ngo ufungure kino cyigisho uvuga ati riko reka nkomeze gukurikirana numve uko bimeze. Ndagukangurira rero, ndaguhamagarira kugira ngo ntuze gukupa, ntuze kugarukira hagati utumvise intego nyamukuru y'Imana mu mibereho y'ubuzima bwawe, ngo nawe umenye uruhare rwawe ukwiriye gukoresha kugira ngo umugambi w'Imana utazawuhusha. Uko ngwigishira ijambo niko nanjye ndigambira mu mutima wanjye ko ntazahusha umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero kenshi na kenshi hari ibyo tujya tunyuramo mu buzima bwa buri munsi mu mibereho yacu, tukibwira ngo ubu ngubu biragaragara ko byarangiye, biragaragara ko ntacyo ndicyo, biragaragara ko Imana itanzi, biragaragara ko ahari kubaho kwanjye kurutwa no kutabaho. Ayo magambo abantu barayavuga bakayatura n'akanwa kabo. Harimo n'abatayatura akaguma mu mitekerereze yabo, ariko niho babasha kubivuga. Akavuga ati buriya niko Imana yabigennye nyine kugira ngo nzabeho gutyo gusa, ariko ntitegereze ngavuga ati njyewe nta n'uruhare rwanjye rurimo kuba ngeze aha ngaha, kuba ubuzima bwanjye bwifashe gutya. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo rero udahusha umugambi w'Imana cyangwa udahomba umugambi w'Imana, bisaba cyane kuba umufatanyabikorwa n'Imana mu mugambi wayo. Ni uruhare rwawe. Umwanzi Satani nawe rero intego ye nyamukuru afite ni ukugira ngo acishe umuntu mu muhanda utandukanye n'umugambi w'Imana, kukuyobya mu cyerekezo cya destiny yawe y'umugambi w'Imana icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Rero kugira ngo ubashe kugendana n'Imana nuko uza kuba maso cyane ukagira umwami uhitamo. Ndagira ngo ubwire ngo aba ni abami babiri. Hari Imana, hari na Satani, ariko hakazamo nawe wa hagati. Aba bami babiri bakeneye kugira ngo babashe gukontorora imitekerereze n'ubwenge bwawe. Rero uhaye umutima cyangwa ibitekerezo ni uza kuza kugira ububasha bwo kukuyobora. Satani rero Imana cyangwa se reka mpere ku Mana, Imana ihora igambiriye kugira ngo iguhamagarire kuza gupfundura ibiseke by'ibyo yagupfunyikiye. Ndavuga umugambi w'Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Satani nawe afite ibindi biseke nawe yagupfunyikiye bishaka kugira ngo bize kuza kukuyobya umugambi w'Imana. Nawe ahora ari hafi yawe aguhamagara, akurarika, ndetse akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo aze kukuyobya kwinjira muri uyu mugambi w'Imana. Reka tuvuge ngo ni imihanda ibiri wenda, iyi mihanda tuvuga izi nzira ebyiri. Nkunda kubivuga n'ubundi kuko ni naryo shingiro ry'imibereho yacu. Iyi mihanda ibiri ni imihanda iteye itese. Hari umuhanda uganisha mu bugingo bw'iteka ryose kandi ari uganisha no mu mugisha. Uyu ni uruhande rw'Imana. Navuga ngo uyu ni umuhanda uri mu ruhande rw'Imana. Uyu muhanda ni umuhanda nawo urimo destiny yawe kandi urimo mbese umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Uyu muhanda nawe ni umuhanda wa kabiri. Ni umuhanda urimo kurimbuka, urimo umuvumo,
urimo niyo ya mibabaro yose tuvuga, agahinda n'ibindi byose bitandukanye bituruka ku mwanzi. Nuvuga ngo wowe uri hano hagati rero uraza guhamagarirwa neza kugira ngo uhitemo uruhande n'umuhanda ukwiriye kunyuramo muri iyi mihanda ibiri. Uhisemo umuhanda, reka mvuge ngo umuhanda w'iburyo, uhisemo ukuboko k'Uwiteka ko ariko kugiye kuyobora imibereho yawe. Uhisemo umuhanda w'ibumoso, uhisemo ko imbaraga z'ubutware bwa Satani ndetse n'imikorere y'ubwenge bwawe, ubushake bw'ibitekerezo n'ubwenge bwawe nabyo bigiye kukuyobora. Kandi iyi mihanda yose nk'uko nabivuze hari iherezo ryayo. Imana nishimwe cyane. Rero kugira ngo ugire imbaraga zo kutaza guhusha umugambi w'Imana, nuko neza ukomeza kuguma mu mugambi w'isezerano ry'Imana yasezeraniye ku buzima bw'uyubaha. Isezerano ry'Imana yasezeraniye ku buzima bw'uyubaha ntago rihishe kuko riri muri Bibiliya. Ntushobora kugera mu mugambi w'Imana utagendeye mu ijambo ryayo. Reka tujye ahangaha wenda uyu munsi aho tuganira n'iri jambo, birashoboka ko uhagaze muri ayo mabiri abiri, ariko tugiye kureba n'icyanditswe tuza kwifashisha kugira ngo tubashe kumva ese Imana ifite mugambi ki ku mibereho y'ubuzima bwawe. Ubundi Imana iragambirira iki ku mibereho y'ubuzima bwawe, ubashe kucyumva mwene data. Tugiye kureba ku cyanditswe kizwi kandi nkunda kuvuga ndetse n'undi wese yakunda kukivuga. Ni cyanditswe kiboneka muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Imana iravugana nawe ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira cyangwa nzabagirira. Reka mvuge nzakugirira, ni amahoro si bibi. Imana irifuza ibyo yibwira izakugirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo ikurememo umutima w'ibizaba hanyuma. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, kuko iri jambo reka rikura umuntu murungabanga wavugaga ngo Imana niyo yabishatse ko mba umupfakazi, Imana niyo yabishatse ko mba imfubyi, Imana niyo yabishatse ko wenda se mba umukene, Imana niyo ibishaka ko mba umushomeri. Reka tuvuge ngukure muri urwo rungabanga mwene data. Ibyo birashoboka ko byakubaho kuko ni ibintu bisanzwe muri ubu buzima. Birashoboka ko byakubaho ukavuka ugasanga uri imfubyi cyangwa se ukanapfusha ababyeyi. Birashoboka ko byakubaho ukaba umushomeri. Birashoboka ko byakubaho ukaba umukene cyangwa ukanarwara. Ibyo byose ni ingaruka z'ubuzima z'icyaha kiri muri ubu buzima bwo mu isi turimo. Ntago umugambi w'Imana wahusha nubwo waca muri ibyo byose, ubwo bugumba ubwo bupfubyi cyangwa se n'ikindi ntago kiba kije kugira ngo kiba ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Nubwo wenda waba uri kumwe n'Imana cyangwa waragendanye n'Imana, upfa kuba gusa uri muri rwa ruhande navuze, wa muhanda navuze w'iburyo ugendanye no kuba uri mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Higa ingaruka zakubaho kuko mu isi abakiranutsi n'abatari abakiranutsi bose bahura n'akaga n'amakuba ko dutuye mu isi irimo ibyaha, dutuye mu isi kandi icyaha ni umuvumo. Rero izo ngaruka zishobora kugera ku muntu uwo ari we wese, ariko iyo ukomeje kuguma mu ruhande rw'Imana hari ubutsinzi buza, kuko hari igihe ibyo bintu biza bikaza kuza guca intege imibereho y'ubuzima bwawe. Reka ntange agatekerezo k'umwana umwe w'umuhungu. Uwo musore yakoze igihe kinini cyane akora kwa kundi umwana w'umusore yiharika agakora ibiraka. Uko yakoreraga amafaranga niko yagendaga ayasevinga, ayabika. Yari afite icyerekezo n'intego yo kwifuza gutera imbere kandi akagera kure. Nuko amaze gusevinga amafaranga ye, arangije afungura iduka ry'ubucuruzi. Atangiye gucuruza iduka ry'ubucuruzi, aravuga ati ngize amahirwe, ndumva ndimo kugenda satira intego zanjye kugira ngo nzabashe kwiteza imbere, nindangiza ngire n'abandi bantu mfasha. Yari afite ishyaka rikomeye yuko ubwo azabasha kuzatera imbere azubaka ibigo by'amashuri muri karitsiye y'iwabo ku cyaro aho yari atuye, maze abana bakajya biga hafi, kuko abana bo muri karitsiye y'iwabo bajyaga kwiga kure cyane. Nawe mu gihe cy'imyigire yari yarize akajya ajya kwiga kure cyane, bikabatwara ibirometero byinshi kugira ngo bazagere ku ishuri.
nuko aravuga ati nubwo ntize ngo nkomeze ngire amahirwe yo kurangiza, ariko hari ikindi kintu nzakora ku buryo abantu bo kuri aka gace k'iwacu, kuri iki cyaro cy'iwacu, ninzamara gutera imbere nzabubakira amashuri. Ubwo rero yasevinga ayo mafaranga ategura kuzakora umushinga ukazaba mugari cyane kugira ngo azabashe kuzubaka ibigo by'amashuri aho ku cyaro cy'iwabo, kugira ngo byorohereze abandi bana batazamera nk'uko kwiga kwe kwamuhangayikishije ndetse n'abandi bo mu gihe cye. Imana ishimwe. Nuko rero amaze gusevinga aya mafaranga aragenda afungura shop, iduka, aracuruza. Uko yacuruje aravuga ati Imana ishubije amasengesho yanjye n'amasezerano yanjye. Arangije gucuruza aravuga ati ubu ngubu intego zanjye nzazigeraho, abakiriya baraza baritabira. Nuko atangira kugenda yumva nezero, avuga ati biragaragara ko ubu ngubu nzacuruza nkatera imbere, narangiza nkakora ibyo nagambiriye, nkateza imbere iyi karitsiye iwacu hano muri uyu mu gace k'iwacu aho dutuye. Nuko mu gitondo kimwe ajya ku iduka nk'uko byari bisanzwe. Ageze ku iduka asanga iduka rye ryamaze gushya, ryahiye ryakongotse, nta gicuruzwa na kimwe kigihari, ibintu byose byahindutse ifu. Kandi abona nta kintu kimwe yabasha kuramura. Ubwo icyo yakoze, umwana w'umusore yaragiye aricara ku ruhande, yitegereza iduka rye, acurika umutwe mu maguru, ararira, araboroga cyane, agira umubabaro mwinshi, ntimbira mwica. Aravuga ati biragaragara ko ngubu nta mugisha mfite, biragaragara ko ngubu Imana itishimiye kugira ngo mbashe kuzagera ku ntego y'ibyo nari nagambiriye, kandi nari yifuzaga gufasha abantu benshi kugira ngo nabo bazabashe kumererwa neza. None iduka ryanjye rirahiye, ubwo ubuzima bwanjye nyine ikigaragara burangiriye ahangaha, si umugambi w'Imana. Ari aho ngaho arimo kurira cyane, ababaye, umutima we wasenyutse, abona ko intego z'ubuzima bwe zamaze kurangira. Nuko haza umugabo w'umusaza, araza aramusanga yicaye aho ngaho, aramwegera, yicara iruhande rwe. Amaze kwicara iruhande rwe, arareka umwana w'umuhungu arabanza ararira. Umusaza ntiyagira inama n'imwe yamubwira, ntiyagira n'icyo yamusobanurira. Arangije umwana w'umuhungu amaze kurira umwanya munini, umusaza aratuje, arategereza neza. Amaze kurira umwanya munini atuje, agiceceka atuje, maze umusaza aramumwenyurira, aramwenyura, amubwira ijambo rikomeye, ijambo rimwe gusa. Arabwira ngo mwana wanjye, ni koko iduka ryawe rirahiye, uyu munsi urabona ko iduka ryawe rihiye, ariko nubwo iduka ryawe rihiye ntabwo intego zawe zirangiye. Intego zawe ziracyahari, zo ziracyari nzima. Iduka ryo riragiye, ibicuruzwa birarangiye, ariko intego zawe zose ziracyari nzima, kandi intego zawe zose ntabwo zishobora kwangirika kuko ziracyari muri wowe, ahantu hatabasha kugira undi muntu wahagera ngo azihakure kereka we wenyine. Nuko umusaza asezera ku mwana arigendera. Ayo niyo magambo yonyine yamubwiye. Nuko umwana w'umuhungu ngo arataha, asubira mu rugo, aragenda araryama, afite agahinda kenshi n'umubabaro. Nuko ijwi rikomeza kuza muri wa mwana, muri uwo muhungu, ramubwira ati ni koko iduka ryahiye, ariko intego zawe ntabwo zahiye, zo ziracyari nzima kandi ziri muri wowe, nta muntu wabasha kuzihakura. Nuko umwana yongera kwiyungamo izindi mbaraga. Aravuga ati ubwo intego zanjye zigihari, intego zanjye nuko n'ubundi nzubaka ikigo cy'ishuri, ibigo by'amashuri ahangaha kuri iki cyaro, abantu bakabasha gufashwa, bakajya abana babajyana ku ishuri atari kure, n'abiga bakiga bikaborohera, kuko mu gace k'iwabo abantu benshi ntabwo bajyaga ku ishuri, ntabwo bigaga. Aravuga ati noneho biragaragara ko abantu benshi baziga ku gace k'iwacu, bakabasha guteza imbere kano gace k'iwacu, ibintu bikagenda neza, ndetse nanjye nkiteza imbere, nkakura n'ubukene mu muryango wanjye. Izo zari intego ze. Nuko aravuga ati noneho biragaragara ko ntahagarika kugira ngo n'ubundi mbashe kugira icyo nakora. Nuko umwana w'umuhungu ngo arahaguruka, aragenda, ajya gutangira. Aravuga ati reka ntangire noneho byibuze imishinga y'ubuhinzi. Atangira kugenda, atangira kujya guhinga. Arahinga cyane. Aravuga ati noneho byanga bikunda, imyaka yanjye nimara kwera nzongera nyigurishe, nongere nanone ntangire uburyo bw'ubucuruzi. Nuko umwana w'umuhungu amaze guhinga,
ahinga ku manywa yirirwa agahinga amanywa yose izuba rikamwica, ntabwo yigeraga aruhuka kugira ngo aze kugera ku ntego ze. Yitegura ko imvura izagwa kugira ngo abibe, arangije guhinga ikirere gisa nkaho kigaragaza ko imvura igiye kugwa. Arangije umwana w'umuhungu aratera, amaze gutera imbuto zageze mu butaka, ikirere cyongera kugaruka, izuba ryongera kuva cyane, impeshyi imera nk'aho aribwo igitangira. Ubwo yizeraga ko ahari haje igihe cy'itumba, imvura izagwa ikagwa mu murima we, imyaka ikazera. Nuko imvura iba ingume, imvura iza kugwa ari nkeya, imyaka wa mwana w'umuhungu yahinze yose igira gute? Irarumba. Yari yakoresheje imbaraga nyinshi, kandi imbaraga nyinshi cyane. Arangije arongera arataha, agira agahinda kenshi n'umubabaro, aravuga ati ikigaragara nuko ngewe nta mahirwe y'ubuzima mfite, narose inzozi ndende, nihaye intego ndini ntabasha kuzageraho. Ubu ngubu rero ubuzima bwanjye bumeze nkaho budafite igisobanuro. Nuko uyu mwana w'umuhungu arataha, yisubira mu rugo, aragenda agira intimba nyinshi, aravuga ati biragaragara ko nta mahirwe. Nuko mu mutima we haza icyitekerezo, aravuga ati ariko wakwigira mu rusengero, wenda nkagenda nkibera mu nzu y'Imana, nkajya niririmbira, nkaririmba muri korari kugira ngo gusa nibereho, byibuze nkora n'uwo murimo w'Imana Imana yampaye. Ajya mu rusengero, asaba umurimo wo kugira ngo ajye aririmba, kwa kundi umuntu yinjira mu rusengero nyine akavuga ati byibuze mwanyemera kujya muri korari. Bamwemera kujya muri korari. Ubwo bemeraga kujya muri korari, atangira kuririmba muri korari. Ubwo yatangira kuririmba muri korari, yazamura ijwi rye, bakavuga ati turabona rero ijwi ryawe ni ryiza, utwemerere tukugire dirija. Hari abantu b'abadirija cyangwa se abadirija, sinzi nimba nabisobanura gute, ba bantu bakunda gufata mikoro cyangwa se bakunda kuyobora abandi baririmbyi mu buryo bw'indirimbo, barimo kuririmba no gushyira abaririmbyi kuri gahunda. Bamutorera uwo mwanya. Ubwo igihe cyageraga, abantu baramubwira ati ariko uririmba neza, indirimbo zawe ni nziza, ziradufasha cyane. Batese ntabwo wazasohora indirimbo, noneho indirimbo zawe ko twumva hano zidufasha mu rusengero zikazafasha abantu benshi? Aravuga ati nta mafaranga mfite yo gusohora indirimbo, nicyo kibazo mfite. Ngo baramuteranyiriza abaririmbyi bagenzi be ndetse no mu rusengero asohora indirimbo. Ubwo uwo musore yatangira gusohora indirimbo ze ngo zitangira gukundwa cyane, zitangira gukundwa mu gihugu cy'iwabo, zirazamuka zirakundwa no mu bindi bihugu bikomeye. Umusore arazamuka, indirimbo ze zitangira gukomera, batangira kumutumira mu biterane no mu bitaramo bitandukanye. Nuko agira igikundiro cyinshi, amafaranga atangira kuza, Imana itangira kumuha umugisha kubera yuko yaririmbaga neza cyane. Arangije wa musore abona amafaranga menshi, agera ku ntego ze, araza yubaka ya mashuri nk'uko abitekerezaga mu cyaro cy'iwabo, ateza imbere icyaro cy'iwabo mu buryo butandukanye, nawe yiteza imbere. Imana nishimwe cyane. Nyuma yiga isomo rikomeye cyane ryo kumenya ngo nubwo hari ibintu byinshi bishobora kuhomba bikavaho bigatakara, ntago umugambi w'Imana uba amaze kuvaho, nta nubwo intego zawe ziba zamaze kuvaho. Uyu musore ntago yigeze acika intege, yakomeje gukora. Nubwo imiryango yafungaga agatekereza ko Imana ifunze iyo miryango, Imana yafungaga iyo miryango kubera ko hari ikindi yari yaragambiriye gikomeye cyo kugira ngo azabonemo umugisha n'amahirwe yo kugira ngo azagere ku ntego ze, ariko yagendeye mu mugambi w'Imana yari yaramugeneye. Birashoboka ko gucuruza impamvu iduka ryahiye nuko uyu musore yaza gucuruza cyane agakomeza kuguka, ntiyari kuzabasha kuzaza kugira ngo yinjire mu rusengero w'umuririmbyi azafasha abandi bantu benshi cyane kuzaruhuka akoresheje impano ye, kandi bakabasha no kubasha gusobanukirwa no kumenya Imana. Birashoboka ko iyo aza guhinga bikera agacuruza, wenda nabwo atari kuza kwinjira mu mugambi w'Imana. Mwene data rero, hari byinshi bihomba muri ubu buzima, ntibiba bivuze ko iherezo ryawe ryarangiye cyangwa se umugambi w'Imana wahagaze ku mibereho yawe. Ntibiba bivuze ko n'intego zawe zavuyeho. Rimwe na rimwe turasenga, Imana ntisubiza amasengesho yacu, ahubwo ubwo dutaka tuvuga ngo Mana fungura imiryango, uduha amahirwe, uduha imigisha, igisubizo cy'Imana kikaza ari ugufunga imiryango mu buryo bukomeye. Rero ntuzatekereze ko iyo miryango ifunzwe ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Rimwe na rimwe hari igihe riba ari n'itangiriro ryo kugira ngo imigambi y'Imana ize gusora mu mibereho y'ubuzima bwawe. Hari igihe inshuti
zidusiga ukavuga ati noneho ko uriya nsize kandi numvaga ko ari we muntu w'ingenzi mu mibereho yanjye, kandi wenda wumvaga iminsi yose usenga uvuga ati nabonye umuntu w'umufasha mu buzima bwanjye, nabonye umwunganizi ukomeye, nabonye umuntu numva uzamfasha mu rugendo rw'ubuzima. Rimwe na rimwe wabona akuvuyeho agiye ugatekereza ko iherezo ryawe ryaje, kandi rimwe na rimwe Imana ibona ko itangiriro ryo gutera imbere ryawe, itangiriro ryo gusoza umugambi w'ubuzima bwawe ari uko umuntu ava mu mibereho yawe. Yego Imana ikemera ko bigukomeretsa mu gihe wasengaga ngo nahagume, mu gihe witwararikaga kugira ngo uwo muntu ahagume, ariko Imana ikabona ko uwo muntu akwiriye kugenda kugira ngo Imana isoze imigambi y'ubuzima bwawe. Ibi bintu byabaye ku buzima bwa Aburahamu. Imana itwereka Aburahamu ahaguruka mu gihugu cy'iwabo, ngo Imana imubwira ngo ngwino nkwereke igihugu nzakwereka, aricyo gihugu nzaguheramo umugisha, nzogeza izina ryawe kandi amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha muri wowe. Ubwo Aburahamu Imana amubwira ngo usige inzu ya so, usige byose. Aburahamu agiye guhaguruka ntabwo ariko yagiye, kuko ntabwo we yagiye guhaguruka, ahagurukana n'uwo bita Loti. Loti ngo yari umuhungu wa se wabo Loti yari umuhungu wa se wabo wa Aburahamu. Imana nishimwe cyane. Nuko ngo Loti Aburahamu ahaguruka aravuga ati rero ntago nsiga umwana wa mukuru wanjye. Nuko ngo ise wa Loti yari avindimwe na Aburahamu. Nuko ngo rero Aburahamu ahaguruka aravuga ati ntago nasiga umwana wa mukuru wanjye, ahagurukana na Loti berekeza mu nzira y'icyerekezo cyaho Imana ibajyana. Nuko ubwo bagendaga bageze aho Iharani, ahantu bavuye Iharani nako berekeza i Kanani, ubwo bageraga ahantu bita Isowari, aho ngaho Isowari baragenda, Imana iza kuza kwagura umugisha wa Aburahamu ndetse n'uwa Loti. Inka za Loti ziraguka, inka za Aburahamu ziraguka, bari aho hantu bita Isowari. Nuko abacumba babo ngo batangira gutongana, kubera ko batangiye gutonganira amariba buhiriragamo inka zabo. Abashumba batangira kugirana amakimbirane. Nuko ubwo abashumba batangira kugirana amakimbirane, ba bantu bari abavandimwe, ba bantu bari bahuje amaboko binjiye aho ngaho za Sowari, bakahajya baje nk'abasuki b'abanyamahanga, bumva ko Aburahamu yumva ko akomeye cyane kuko ari kumwe n'umwana bereye se wabo ari we Loti. Ariko Imana ikabyitegereza ikabona nta mugambi izasoza Loti akiri aho ngaho. Imana yemera ko haza kuzamo amacakubiri aturutse mu bashumba babo, baratongana barashwana, mu magambo make hamera nk'ahajemo inzangano cyangwa se conflit, ariko ari umugambi w'Imana wo kugira ngo Aburahamu atandukanye na Loti. Aburahamu kuko yari yaritoje kumenya imvugo y'Imana, icyo gihe Imana yari itarimo kuvugana na Aburahamu. Aburahamu abonye icyo kibazo kihabaye, abwira Loti ati rero igihe kirageze kugira ngo mbashe gutandukana nawe. Aburahamu aha Loti inda ya bukuru, aramubwira ati dore igihugu cyose kiri imbere yawe, tugiye rero uyu mwanya wo kugira ngo mwene data tuze kugira icyo dupfa, kubera abashumba bacu dukomeze kugirana amakimbirane n'inzangano. Wowe hitamo ahantu ujya, nuhitamo iburengerazuba ugende, nuhitamo iburasirazuba ugende, igihugu cyose kiri imbere yawe, waho uri buhitemo uba ari hujya, nanjye ndaza gusigara, Imana irakomeza kugumana nanjye nta kibazo. Cyari igihe gikomeye cyo gufata Loti ngo amwikureho, ariko ntabwo Loti yagombaga kuvaho hatazi icyo bita conflit cyangwa se amakimbirane. Ntabwo Loti yagombaga kuzaho kugira ngo atandukane na Aburahamu, Aburahamu atamaze kuza guhura n'igikomere cyo kuba ari kumwe na Loti. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo Loti agende, ariko wari umugambi w'Imana kugira ngo Imana ize gusoreza amasezerano akomeye umugaragu wayo Aburahamu. Imana yongere kumuha ishurwa n'iyerekwa ryagutse. Loti yahisemo kwigira i Sodomu, ngo hari ikibaya kinepye gisa neza cyane kinejeje. Aburahamu nawe aguma aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Aburahamu nawe aguma aho ngaho. Loti akigenda, Aburahamu ngo yubaka igicaniro. Biravuga ngo nuko Uwiteka araza avugana na Aburahamu. Imana yongera gukomeza isezerano yagiranye na Aburahamu. Loti yamaze kugira gute kugenda, Imana ijye yemera ko hari ibintu bikuvaho, Imana ijye yemera ko rimwe na rimwe ari ibiyutakaza kugira ngo ize gusoza umugambi wayo. Uwo muntu ushobora gutakaza ntabwo bivuze ko ari ryo herezo, ahari umva ko ari zo mbaraga zakujyanaga muri desite cyangwa cy'umu Imana yashaka kugira ngo igambire ku buzima bwawe, nabyo bijya byemera ko rimwe na rimwe bibaho mwene data. Imana nishimwe cyane. Turimo turiga ijambo rivuga ngo sinzigera ntakaza umugambi w'Imana. Birashoboka ko Aburahamu yari gutakaza umugambi w'Imana yakomeza kugumana na Loti, yakomeza kumva akabati Loti nta kibazo mwene data komeza ugubura aho ngaho. Birashoboka ko iby'Imana ashaka guha Aburahamu bitari kubasha kuba ahantu hamwe n'ibya Loti.
hari igihe Imana yifuza kugira ngo igushyire mu ahagutse, ikwegurire ibyagutse, iguha umwanya munini wo kugira ngo ubashe kumva ijwi ryayo. Ubwo Aburahamu yajyaga aganira na Loti ntabwo yagiraga umwanya wo kumva ijwi ry'Uwiteka, ariko ubwo Loti yagendaga Aburahamu agasigara ari wenyine, nubwo byari bimeze nk'igikomere, yongeye kwibuka umugambi w'isezerano n'Imana ivugana nawe. We yari yaragize ngari bageze muri comfort zone, bagize ngo bageze ahantu hakwiriye habo, mbese hantu wicara ukumva na ahantu nta kibazo ufite. Yumvaga nta kibazo gihari, ariko Imana yabonaga hari ikibazo, uko Imana yabonaga ko itarasoza umugambi icyo yagambiriye kuri Aburahamu ngo imushyira hagutse cyane. Rero aho hantu hari hababera imfunganwa, Imana yemera ko Loti aza gutandukanwa nawe. Hari ibintu byaje kuza gukomeretsa Aburahamu. Imana hari igihe izemera yuko hari ibintu bikuvaho, rimwe na rimwe wowe wasengeraga kugira ngo bigumeho, ariko Imana yemere ko bivaho kugira ngo izabashe gusoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, izasoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Imana yishimwe cyane. Ntabwo rero umugambi w'Imana uzigera uyoba. Umugambi w'Imana mu gihe cyose uzakomeza kugena n'Imana, ugatega amatwi ijwi ry'Uwiteka, ukaba mu ijambo ryayo, nubwo wahura n'inzitizi ibihumbi, intego zawe ntizizavaho. Imana izasoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Aburahamu yari ari mu muhanda ugana kugira ngo azahinduke sekuruza w'amahanga, kandi amahanga yose azahererwa umugisha muri we. Niyo ngo umugisha wa Aburahamu wagomba kuba ari umugisha ukomeye cyane, ariko Loti akihagaze ntabwo byari gukunda. Mwene data rero ndagira ngo uhumurize, ngo ukomeze. Uyu munsi none urabona hari byinshi bishobora kuba byaragiye bikubera inzitizi. Uyu mugabo Aburahamu wenda tutagiye no kuri Loti gusa, yagiye aberwa n'inzitizi ibintu bitandukanye. Yabereye n'inzitizi Imana imuhamagara ngo ngwino ngo ujyane mu gihugu cy'amatanu, mu gihugu nzaguheramo umugisha. Ariko ibyamukomangiye bya mbere ni inzara. Inzara yarateye, nabwo aragenda ajya gusuhukira mu gihugu cy'Egiputa kwa Abimeleki, ku mwami bita Abimeleki. Inzara yaraje kandi Imana yamubwiye ko izamugirira neza. Iyi nzara yari ije kumucira nyine, imubwire ko Imana itazasoza umugambi ku buzima bwe, imubwire ko iyerekwa rya reba ritazasohora, imubwire ko nta mugambi Imana ifite mu mibereho ye. Ariko akomeza kwiringira Uwiteka, akomeza kumva ijwi ry'Uwiteka. Aburahamu Satani yamuciye intege n'ubundi ashaka kumuyobya inzira. Ubwo yajyaga muri Egiputa, yabwiye umugore Sara ngo nuvuge ko uri umugore wanjye, uvuge kuri mushiki wanjye, kugira ngo abantu bo muri Egiputa batazanyica. Imana nishimwe cyane, batazanyica bakumora kubera ko uri mwiza. Iki gihe nabwo Satani yaraje kuza kuyobya umugambi w'Imana kuri Aburahamu, kugira ngo umugore we Sara yagenda arongorwe n'Abanyegiputa, arongorwe n'abo bantu, birangire Imana yavuze ko kuri Aburahamu mu rubyaro rwe ariho hazakomokamo n'abangana n'umusenyi wo ku nyanja. Bivuga ngo Isaka ntabwo yari kuboneka, kuko Sara yari kugenda akarongorwa n'abantu bo kwa Abimeleki, agahinduka umugore wabo. Umugambi Imana ukasa nkaho upfuye ku buzima bwa Aburahamu. Ariko Imana yo kwizerwa ikomeza umugambi wayo kuri Aburahamu, kubera ko yari yarebye byibuze ko uyu mugabo yateye intambwe imwe ava mu gihugu cy'iwabo, yayumviye akajya gukurikirana amasezerano y'Imana yavuze. Nubwo yageze mu nzira amayira agasa nk'amuvanga, ariko Imana yo yakomeje kwitegereza byibuze irishyaka uyu mugabo yari yashyizemo. Uyu munsi none birashoboka ko nawe ugeze mu mayira abiri, hari ibintu bimaze kukuvanga, aho Imana niyize kumanura imbaraga zayo kugira ngo ize kuza gusoza umugambi wayo. Ndibuka ubwo Sara yagendaga nyine, Abimeleki yamufashe kugira ngo yumva ko ashiye kumugira umugore we. Uwiteka yaritegereje, arongera aza kuburana na Abimeleki, aramubwira ngo uyu ni umugore w'umugabo, nuze kugira icyo umukoroho na kimwe. Ubwo Abimeleki yitegura kugira ngo aze kuza kuryamana na Sara, Imana yaramubujije kugira ngo Imana izasoze umugambi wayo. Iyo wateye intambwe byibuze usobanuza umugambi w'Imana, Imana nayo iraza ikabana nawe. Umugambi w'Imana usohora ari uko nawe wabigizemo uruhare. Imana ishimwe cyane. Reka ngende njya ku musozo, soreza ku mugabo bita Yakobo. Yakobo Bibiliya itwereka ngo uburyo yariganyijwe, ariganywa na Labani ibihembo inshuro 10. Mwene data ukoreye umuntu akakwambura inshuro 10, ntago waba ukizera ko ukiri umunyamugisha. Nyamara Imana yaramubwiye ngo ubwo yagendaga ava iwabo agana kwa Labani, ageze mu nzira, ubwo yageraga ahantu akaryama, akisegura ibuye, akarota inzozi, urwego ruva mu ijuru ruriho abamarayika bamanukiraho n'abandi bazamukiraho, akabona Imana iri hejuru yarwo yicaye hejuru ku ntebe mu ijuru. Imana ikavugana nawe ikamubwira ngo ntutinye, nzagendana nawe, nzaguha umugisha, kandi nzakugarura mu gihugu cy'iwanyu, nzakororotsa, kandi amahanga yose azahererwa umugisha muri wowe. Yumva neza iby'Imana avuganye nawe, ariko icyamukomangiye cya mbere ageze kwa Labani,
yakoreye Labani atangira kugenda muriganya. Yabanje gukorera Labani imyaka 7 akorera uwo bita Rasheli, arangije imyaka 7 ishize akorera umukobwa wa Labani kugira ngo azamurongore yakunze bita Rasheli. Imyaka 7 ishize Labani amushyingira Leya. Bibiri babango Leya yarafite amaso y'imirari nyine, yarebaga imirari, ntago yari mwiza, ntago ari we Yakobo yari yararambagije. Cyo cyerekezo cyari cya Yakobo, ariko ngo Yakobo ntiyacika intege. Mwene data, kugira ngo umugambi Imana urasora ku buzima bwawe, nuko umuntu utabasha gucika intege, gucibwa intege n'ikintu icyo ari cyo cyose. Satani ajya kwivanga kugira ngo aze gusenya umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, azana urucantege mu mibereho y'ubuzima bwawe, nkuko yazanye urucantege nke kuri wa mwana twavuze ya nkuru ye, ahomba iduka agahomba ubuhinzi, ariko intego itavuye yuko azakora ibikomeye. Imana ikaza kubicishamo kuko uyu mwana yari afite intego ikomeye y'ibyo azakora. Rero nawe uyu munsi none ubyumve mwene data, nuko Yakobo ntiyacitse intege, yongeye kunegosana n'abana, aramubwira turampemukiye, naye naratendeye Rasheli ko rero nzarongora, none umpaye Leya. Ntabwo Leya yari ari mu mugambi, ariko ngo Labani aramubwira ngo ntago iwacu bibaho, ngo ntago tujya dushyingira umukobwa mutoya mukuru wa gihari. Niyo mpamvu rero Labani ntiyamubwira, ngira ngo Yakobo yaribajije ati ese kutabimbwiye mbere ngo umbwire wenda ko utazigera umpa Leya, utazigera umpa Rasheli, uzampa Leya. Ariko Satani iteka azakuzana ikintu kizagukomeretsa. Ntago Labani yari kubibwira Yakobo, kuko iyo bibwira Yakobo ntiyari kwirirwa arushye n'umwanya wo kugira ngo ajya kumara iyo myaka 7 akorera nde, akorera Rasheli, barangiza bakamuha Leya. Nuko ntiyacitse intege, yaravuze ati ndongera ntendera indi myaka 7, imyaka 14, noneho uzamara Rasheli kuko ari we nkunda. Mwene data, ntuzacika intege, iminsi yose uzahatane, Imana izasoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Yakobo akora indi myaka 7, noneho babona kumuhande, bamuha Rasheli yari yarakunze. Imana nishimwe cyane. Bamuhaye Rasheli, haba ikindi kibazo gikomeye yuko no agomba kugabana amatungo, agomba kugabana ubutunzi. Labani Bibiri iramyira ngo yamuriganyije inshuro 10. Haraho Yakobo yavuze ngo dore wandiganyije inshuro zose uko ari 10. Yamaze imyaka 21 akora homba, nyamara ku mutwe hari ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo uri umunyamugisha. Uyu munsi sinzi inshuro umaze gukora uhomba, sinzi ibizamu umaze gukora ugenda utsindwa, sinzi abantu wadepoje bagenda bakwirukana, sinzi abantu bagiye bakubenga. Ntibikubwire ko intego y'Imana yavuye ku buzima bwawe. Kataza haracyari ibyiringiro, Imana izasoza umugambi ku buzima bwawe. Yakobo arongera akora arakataza. Imana ishimwe cyane. Amara imyaka 21 nta sinya igaragaza ko ari umunyamahirwe. Ubwo Yakobo yaragiraga amatungo igihe cyagera cyo kugabana, baravuganye n'abana amubwira ati noneho izizabyara ubugondo nizo zizaba izanjye, izabyara ibihuga zizaba izawe. Izibyara ubugondo zarorokaga zaba nyinshi. Labani yagaruka akavuga ati ngewe nakubwiye ko izi bugondo arizo zanjye, izi bihuga rero nizo zakabaye izawe. Bagashwanira aho ngaho, akavuga ati zose ndazikwambuye, none wowe ongera ukore, none reka tugira n'amasezerano mashya. Imagine inshuro 10 mwene data, kandi warumvishijwe iri kubwira ngo nzaguha umugisha kandi nzakugirira neza, n'amahanga yose azahererwa umugisha muri wowe. Watangira kuvuga ko Imana itabaho ibeshya. Yakobo cyo yatekereje, yaravuze ngo byanga bikunda Imana izasoza umugambi wayo. Yakobo yatangiye kujya akora n'ibintu by'ubufino, ngo agafata inkone akayishishura, bigaragaza ngo intama n'inka n'iki n'amatungo azabyara iby'ubugondo bizaba ari ibye, ngakabishyira ku kibumbiro. Yarabisezeranyeho na Labani ngo nuko Yakobo iryo shyaka yari arimo gukora, ngo Imana irabyitegereje iri mu ijuru, ngirotesha Yakobo aryamye, ngimwereka ngo mu ijuru ngibona ngo hari intama cyangwa se amatungo, intama n'imfizi z'intama n'imfizi z'amahene n'imfizi z'amatungo zitandukanye, ngo ziraza ziturutse mu ijuru, ngo ziraza zijya mu mukumbi, ngo zitangira kwimya amatungo mu mukumbi. Muri izo nzozi Yakobo agiye kwitegereza abona izo nka zo mu ijuru n'izo ntama zo mu ijuru zaje kwimya mu nzozi. Amatungo aragiye, umwaka wakurikiyeho inka zose zaje kuba byara izigendanye n'iz'ubugondo. Bigaragara ko Imana ariyo yamaho umugisha, irebye ko yakomeje kugira ishyaka no guhatana. Imana nishimwe mwene data. Cyari ikintu gikomeye mwene data. Imana izakora ikinyuranyo. Nta muntu n'umwe yigeze abona itungo rituruka mu ijuru riza kwimya itungo ryo mu isi. Imana irimo kumwereka ko yamaze guteraho kashi, yamuhaye umugisha, amatungo arororoka. Isaha igeze, ibihembo byabiriganyije inshuro 10. Imana iza kumuburana kuri finali. Imana yamubwira ngo nabonye kubabara kwawe, nabonye umubabaro wawe, none haguruka usubire mu gihugu cy'iwanyu.
kugira ngo ugende kuko namaze kuguha umugisha. Afata umwanzuro wo guhindukira kugira ngo asubire mu gihugu cy'iwabo, afata umwanzuro kugira ngo agende atasezeye kuri Labani, kubera ko yarazi ko Labani naza kuza n'umuri ari buriganye ibyo yakoreye byose. Imana yongera ati kuko nabonye umubabaro wawe, haguruka wigendere. Agenda atabwiye Labani, aragenda ngo urugendo rw'iminsi 3, ahantu wagera nko minsi 3, Labani bimenya nyuma ko Yakobo yagiye. Imana irazi, Labani ararakara cyane avuga ati kuki yatwaye ubutunzi bwanjye. Nabwo ngo Yakobo yari yumvise ngo barabani bavuga ngo dore ubutunzi bwose Yakobo afite bwavuye kuri data. Labani yagira ngo amucyuze umunyu, azatwara abakobwa yamushingiye n'abuzukuru be, atware n'amatungo yose yamuhaye, azasubira iwabo imbokoboko. Ariko Imana ireba ishyaka rya Yakobo, iravuga ngo nzasoza umugambi nagambire ku buzima bwawe. Imana izasoza umugambi yagambire ku buzima bwawe, izamufatanya bikorwa nawe. Yakobo ngo arahaguruka aragenda afite protection y'Imana, kubwo Imana yari yamubwiye ngo noneho haguruka ugende. Ariko ntabwo iryo jwi ryaje bakimuriganya inshuro 5, ntabwo ryaje bakimuriganya inshuro 6, ntabwo ryaje bakimuriganya inshuro 7, ryaje bigeze ku nshuro ya 10. Mwene data, ijwi rishobora kuba ritaraza, Imana ishobora kuba itarateraho kashi ku bihombo umaze kugira 3, ibihombo bintu umaze kugira 5, 6, ariko ku iherezo Imana izagaragaza gukomera kwayo. Imana rero yagaragaje gukomera kwayo. Yakobo agiye ngo Labani arahaguruka, agambiriye ko ashobora ko ari bugende, n'undi akasanga Yakobo akamwambura ibyo yari yaragize byose. Ahagurutse ngo yenda guhaguruka, Imana ngisanga Labani mu nzozi, iramubwira ati uramenye utaza kugira ikintu na kimwe ukora kuri Yakobo, cyaba ijambo ryiza cyangwa iribi, ntugire ikintu na kimwe ukora, kuko niwibeshye ukagira icyo ukora, wowe n'inzu yawe mwese ndabarimbura. Imana itera ubwoba Labani yari nyirarume wa Yakobo, ariko nta mutima yari afite urukundo. Ushobora no kwamburwa na mwene wanyu, ushobora no kutagirirwa impuhwe n'umugore wawe, ushobora kutagirirwa n'impuhwe n'umubyeyi wawe, kugira ngo Satani akwereka guca intege ko ibintu bitazashoboka. Ushobora kutagirirwa n'impuhwe n'ibindi wakabonye wowe wakagizeho ubushobozi, kuko Satani yaje gutegamo imitego kugira ngo akubwire ko umugambi w'Imana utasohora ku buzima bwawe, cyangwa izo nzozi warose wizera ko Imana izasohoza bitazakunda. Ariko ndagira ngo uyu munsi ufate ijambo rivuga ngo nzagomana kwizera, ntabwo umugambi w'Imana uzayoba uri ku buzima bwanjye. Yakobo yarabizi neza, Imana ifite umugambi mugari, nubwo Satani yaraje kwivanga. Nuko Labani rero acika intege, akurikira Yakobo, ariko atari bumukurikire ngo amwambure ibyo Yakobo yatwaye byose, ahubwo agiye kumukurikira kugira ngo byibuze amubaze impamvu yagiye atamusezeye. Yakobo acyura ubutunzi bwose yari yarakoreye. Nyuma yo kuriganywa inshuro 10, Imana iramukubira rwose. Yasubiye ngo afite imikumbi, afite amashyo, afite abaja n'abagaragu n'ibintu byose bitandukanye. Rero Imana iguha umugisha. Umugambi w'Imana irawusoza kuri Yakobo. Imana yasoje umugambi wayo kuri Yosefu. Yosefu yari umuntu ugomba kuba yari afite destiny ikomeye, Imana yari yaramuvuze ibintu bikomeye. Yarose ari umwana rutazaba igikomangoma, ariko ibintu byaje kumukomangira bya mbere. Yakomangiwe no kwangwa na bene se, yakomangiwe no gutangira bamujugunya mu myobo, yakomangiwe no gutangira bamujugunya mu nzimbohe, ariko yose rwari umuhanda umuyobora kugira ngo azagere ku cy'Imana agambire ku buzima bwe. Ku iherezo rya byose byaje kurangira Imana isoje umugambi wayo, kuko gereza yagiye gufungira umwobo yajugunyweho wari umutegura kugira ngo agurwe n'Abayishimeli bamutwara mu gihugu cya Egiputa. Ageze mu gihugu cya Egiputa, Potifaro wamufungisha akamushyira muri gereza. Byari inzira yo kugira ngo azave muri gereza ajya kujya kwegerana n'umwami wa Egiputa kugira ngo azasorezwe isezerano ry'Imana yagambiriye ku buzima bwe. Yabaye umwizerwa, ntiyigeze ava imbere y'Uwiteka. Reka mvuge ibanga rikomeye: mu gihe uri muri iyo ntambara ya destiny cyangwa se y'umugambi Imana ku buzima bwawe, ugomba kuba wowe urwanira gukomeza kuba umwizerwa imbere y'Imana, kugira ngo ukomeze gusobanuza icyo Imana ishaka kugira ngo igukoreshe. Kuko hari igihe ibyo urimo gukora wibwira ko ari byiza, Imana ikabifunga izo nzira. Wibwira ko aho utuye ari heza, Imana ikahakuraho kugira ngo uzajye hahandi Imana yagambiriye neza. Rero icyo uba ukwiriye gukora ni ugukomeza kwizera ko Imana ariyo kwizerwa, ni ugukomeza kwizera ijambo twasomye rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Kandi icyo nibwira nzabagira ni amahoro gusa. Nimba ubona uyu munsi wano ufite umudogararo, ariko wibuke ngo Imana ifite umugambi w'isezerano ry'amahoro mu mibereho yanjye, ayo mahoro azaza
neza mwene data. Imana iguha umugisha, uvugane nanjye iri jambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba ku buzima bwanjye. Uvugane nanjye iri jambo rivuga ngo icyo Imana yagambiriye cyose kizagira gute, kizasohora. Kandi ufate ibyemezo cyo kuba umufatanyabikorwa n'Imana ku mugambi wayo yagambiriye kuzakora mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha rero, ndagukomeje, wicibwa intege n'ubwo bupfubyi, wicibwa intege n'ubwo bugumba, wicibwa intege n'ubwo bushomeri, wicibwa intege n'iyo divorce yabaye. Imana iracyaharura imihanda aho hantu hose. Wewe umwizerwa, tegereza wihanganye, komeza kumva icyo Uwiteka avugana nawe, senga, ba mu mugambi wo gukora ibyo gukiranuka, nubwo byatinda bizasohora. Bibiliya yarambwiye ngo nubwo itangira ryari ritoya, amaherezo uzagukirwa. Abantu bose bagiye bagira ku nzozi zikomeye babanzirizwa n'umuruho. Abanyarwanda barabyitegereje baravuga ngo igiti cy'umugisha cyera ku mbuto y'umuruho. Umuruho ubuje ari intwaro ya Satani aje kuguca intege yuko nta kiri cyo, ariko Imana ica muri wa muruho kugira ngo ize gufata wa muntu umeze nka nta cyari cyo, izamugira umuntu ukomeye, azabuhamya bukomeye cyane bwo kugaragaza ko Imana ihambaye. Kuko ijambo ryayo ryarambwiye ngo izafata ibinyantege byo mu isi, ibinyantege nkeya byo mu isi kugira ngo isuzuguzwe ibyitwa ibinyambaraga, ngo izafata abaswa bo mu isi kugira ngo yisuzuguzwe yitwa abanyabwenge. Rero irembo Imana ijya inyuramo ritandukanye n'amarembo abantu bajya banyuramo. Inzira y'umugambi w'Imana hijya inyura rimwe na rimwe biba ari ibintu bigoye cyane kugira ngo tubyakire mu mibereho yacu, ariko ndakugira inama ngo wowe hagarara mu kwizera. Ibyagusize n'ibigende ntabwo byakwiye intego y'Imana mu buzima bwawe, ntabwo byakwiye n'intego yawe. Ku iherezo uzanezerwa, uzashima Imana, kandi ibyo unyuramo byose bizaguhindukira imbaraga, bihinduka umusemburo w'ubuhamya bwiza buzakiza abandi ejo hazaza. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka dusenge kugira ngo washe kumva buno butumwa bwiza abwakire. Icyambere twahereyeho nuko wowe ugomba kuba ufite uruhare rwawe kugira ngo umufatanyabikorwa n'Imana. Ufite uburenganzira bwo kuba mubi cyangwa mwiza, ufite uburenganzira bwo kubara cyangwa ntubabarire, ufite uburenganzira bwo kwizera cyangwa ntiwizere, ufite n'uburenganzira bwo kuyugendera mu mibereho yawe. Umuntu arazinduka ati nzasinda nzabikora, arazinduka ati nzasama. Umuntu amahitamo yawe yonyine n'Imana iza kuza gukoreramo cyangwa Satani nawe akaza kuyakoreramo. Hitamo neza mwene data. Uko uri si cyo kibazo, uko uri ntabwo ari cyo kibazo, urwego uri hose cyo kibazo. Imana yagiye igira abantu bakomeye bari mu rwego rworoshye. Morodekayi yari umuzamu ku irembo ry'ibwami, ari n'umunyamahanga, ntacyo yari ari cyo. Esiteri yari umuntu wibera kwa Morodekayi, ari umuntu wirirwamo yoza amasahani n'ibindi byose bitandukanye, n'ibwami n'amarembo yaho ntabwo yarahazi, ariko Imana yari ifite umugambi wo kuzaho umwamikazi. Dawidi yari ari mu ishyamba yiragirira intama mu ishyamba, atagirayo n'inshuti, yaterwaga n'amadubu n'intare, aribyo nageranya n'ibibazo bikubaho buri munsi urimo kubona. Ariko Imana ivuga ngo uyu azaba umwami ukomeye, yemwe yimikishijwe n'amavuta nabwo aguma mu ishyamba. Hari igihe Imana ikwimikisha amavuta cyangwa ikubwira isezerano ryo n'umuhanuzi agahanura, ariko ntibigukure mu ishyamba, ukabanza kuguma mu ishyamba kugira ngo Imana ikomeze kubanza kubaka uri we uzabashe gusoza umugambi wayo ukomeye. Imana iguha umugisha rero, ndizera ko iri jambo rigukomeje kandi rigukomeje rwose mwene data. Ufate icyo wahawe n'Imana ukigundire, urugo wahawe n'Imana urugundire, ibintu wahawe n'Imana ubigundire, ugende mu mucyo no mu gukiranuka. Ku iherezo rya byose uzaririmba indirimbo z'amazamuka z'amashimwe zo kuvuga ku Uwiteka n'Imana yera. Mana ndagushimiye kubwira ijambo, reka rigende rikiza abana bawe, rigende ribahindukize ribakure mu byo bari bararongoteyemo, bahandi bari bahagaze bagatekereza ko ubuzima bwabo ari iherezo ryabo, handi babonaga ko Uwiteka utakiriho kandi cyangwa se wabanze, ko wowe nta mugambi wawe ufite ku buzima bwabo. Reka wongere gukangura imitekerereze yabo biciye muri iri jambo, kandi ugirire neza ubwoko bwawe. Ndasengera abarwayi bakize, abashonje bagaburire, abashomeri ubaha akazi, abihebye ubaha amahoro yo mu mutima, abari baragwibongeremo imbaraga, ukora ibikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza, uhindura amateka cyane rwose, kubwo uri ko uri Imana yera kandi kabikiranuka muri byose. Izina ryo nishijwe hejuru, amen. Imana ibaho umugisha mwene data, ibagirire neza. Mufate ibi byigisho byacu mu bisharinge kuri ibyigisho bya Gospel Harvest Network. Abatarakanze subscribe, mukande kuri subscribe kugira ngo mujye murushaho gukurikirana ibyigisho byacu. Imana ibaho umugisha kandi murakoze cyane, amen.